أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amahoro y'Imana asakare ku bantu bose bari kuri iyi si ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndakomeza nshimira abantu bose mukurikiranye iki kiganiro hava mu isomo. Ni kuwa gatatu rero muri kumwe nanjye Abdul Balik. Narinze mvuga byinshi, eka tubanze dukurikire ino audio twumva amagambo arimo. Buri muntu wese ufite umugore atega amatwi, wowe uzagira umugore nawe utega amatwi kubera hagiye kuvamo isomo, havamo isomo. Hanyuma rero nongera mbabwire uri abagore Imana yabashyizemo, hari ikintu yabashyizemo buri abantu batazi badashobora no gusobanukirwa ngo bamenye. Uri abagore bose kuri mubabona ni beza kandi banga abagore n'akabagira. Rero bangizwa n'abagabo buryo. Umugore wese uzabona afite uburyo yahindutse n'umugabo uzaba waramwangije. Kuko umugabo bibereyeho yuko agomba kugira gute, agomba kumubungabunga kuko hari imiterere yabo bafite itandukanye n'iy'abagabo. Kubera uburyo umubiri umuhindukana, ushobora kuza uwo mwanya ugasanga arahindutse, mwavuganaga neza, waba uje mu rugo, uje hanze mwavuganaga neza museka, wasubirayo umubiri umuhindukanye akaba aragututse. Kubera ko ufite imbaraga z'umubiri ukabura musingiriye uramukubise. Ikintu ngira ngo mbabwire rero gikuru nari nanagambiriye nuko burya iyo ukubise urushyi umugore rumwe, guhera uwo mwanya ubanguye urushyi urumukubita, ntabwo aba akikwita umugabo, ariko ntabyo akubwira. Ntakwita umugabo we, ntabyo akubwira, muba mubana gusa muri aho ariko atakikwita umugabo, kuko ikiba cyamuzanye iwawe aba yahaje akurikiranye urukundo. Banguye umukubise rero ahita abona ati bati kumbe wa muntu nuko nguko ameze. Ko nabukubwiye imiterere yabo, umukubise buri munsi wazamye. Iyo umukubise urushyi rumwe rero ari ukwishyura nyuma y'imyaka 20. Ni naho kubwira rya jambo kumwe wamukubise urushyi akaba atakikwita umugabo, hari izina aba yakwise, aba yakwitiranyije na kakanyamaswa karinda urugo. Ariko ntabikubwire kubera ko aravuga ati mbimubwiye nkabimwerura yahita nkubita kandi akabyihora akabwika, ugasanga yatetse, urumva akakubaha nk'uko yakubahaga, ariko ntabyibagirwa. Nyuma y'imyaka 20 rero niho abikwishyura. Abamaze kugira abana harimo abafite imyaka 18, 16, wowe ukabareba ukagira ngo ni abana, kumbe bafite ingufu. Uri abana b'abahungu 3, umwe afite imyaka 18, undi afite imyaka 16, undi afite 14, bakugoreka bagukubita. Uriya kandi ni nyina ubugukubise, ntabwo ari abana bagukubita kuko niwe kamanda wabo, niwe wakurinda. Noneho rero igihe aza kubikubwirira, buriya nko mu giturage teka ibijumba bagashyira hejuru, bagashyiraho udutoya nitwo twitwa mbirirwa. Iyo rero ashaka kwereka ko abana baguze nitwo gushyira ku mbere, batujumba twa mbirirwa. Hano mu mujyi rero agira atya, si wowe mbwira kubera ko sinakubonye, ndakubwira nanjye nibwira. Hano agira atya mu mujyi, agapapati yo murakazi ni kari akababa k'inkoko kari ako ku ruhande, agira atya mu gisorora kakakubitiraho cya kindi cya hano guhita gihereza umuhungu. Noneho utese ino nkoko igira amababa yonyine, ati uri mugabo iki, mugabo utonganira mu buryo, undi mugabo urumva utonganira buryo, ukabura hagurutse wahaguruka. Rero niho akubwirira rya zina yari yaragusha, tumva ati barakubeshye beshye inkuru, ati uwabyaye ntaribwa n'imbwa, ubwo bakurangije kubera rwa rushyi wamukubise. Buri ibindi bintu byose bibaho umugore arabibabarira, nubwo yaza akagusanga uciye inyuma y'izo, yari ubaca inyuma y'urugo, uciye inyuma y'urugo yabikubabarira, ariko uyu mukubise urushyi ntabwo ashobora kukubabarira rwa rushyi wamukubise. Urumva imyaka yose ahora rwibuka rwa rushyi wamukubise. Ni ukuvuga ngo rero
turaha nababwiye yuko ndi kubagira inama kandi nanjye ntibagiye umutima wanjye kandi si wowe umbwira kubera ko sinakubonye ubura ko iwawe simaba itubana urumva ariko ndabivuga muri rusange ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu mwese ko twese turi hano umuntu ashobora kugira gutya akafata mama wawe wakubyaye akamugoraguza agati akajya namukubita ureba se bikagushimisha igisubizo ni vuba vuba nawe byashimisha n'ubu ese mushiki wawe aramutse yaragiye agashaka ahantu noneho akagaruka akubwira ati dore uko meze wa mugabo dore ukuntu yangize yagushimisha se igisubizo ni hoya ntibyagushimisha wibyariye umwana w'umukobwa rero uramujyanye ku ishuri arize muzi ko burya umwana w'umukobwa warahenda burya umugore arahenze murewe mu buryo amavuta akisiga do bamugira noneho ukamurera wamara kumurera ukamushingira umuntu ukaza kubona ukabona ijisho rirangana gutya araje urumva byagushimisha igisubizo rero ntabwo byagushimisha rero mbabaze nanjye nihereho nababwiye nti si wowe mbwira wenyine kuko nanjye ndimo uko utashimishwa nuko bakubita mama wawe bagukubitira mushiki wawe bagukubitira umukobwa wawe uriya uri gukubita uriya ni mama w'abandi afite abo yabyaye bari aho burya nubwo umwana yaba areshya gutya afite imyaka 2 iyo uri gukubita nyina burya bareba ariko bareba kumva kandi biramubabaje noneho iyo amaze gukura niho hahandi ujya kubona ukabona n'abasaza ukabona ari baravuze ngo kagasaza kajara bari hariya babaza ko nta rukundo bagufitiye bakubise nyina wabo kandi nyina niwe muntu wabo niwe inshuti yabo bahora bagira cyari ikiganiro havamo isomo rero isomo rivuyemo ni ikiganiro cyateguwe na Abdul Balik rero bagira inama nanjye nisize nuko tugomba gufata abafasha bacu neza nawe utaragira umufasha witegure ko ikimuzanye ko ariko kubera umutako mwiza nawe ukamubera umurinzi mwiza wo kugira ngo uzaba umurinzi wo kumukubita ahubwo umugabo abere umurinzi umugore we kandi nawe mugore ubere umutako ubere umukundwa imbere yawe umugabo wawe rero irimo reka twubake urugo rwacu neza rero hariko cyitwaga ikiganiro cyacu cyitwaga havamo isomo turi kumwe kuwa gatanu na Ali ngewe tuzagaruka kuwa mbere turi kumwe no kuwa gatatu inshallah wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل على محمد وآل محمد في أمان الله الكريم